gira intege nkeya, dushobora gucika intege iyo ubona umaze igihe utegereje ariko nta gihinduka, nta kigenda. Ariko niba wizeye Imana, izere Imana completely. Niba wizeye icyo yavuganye nawe, izere n'igihe izabikorera. Niba wizeye icyo yakubwiye, izere n'uburyo izabikoramo. Inshuti zawe zose zarashingiwe, abo mungana bafite akazi keza, batwara imodoka nziza. Abantu bagusanze muri business uyu munsi bamaze kuzuza amataje ku Ruyenzi, wowe uri aho ugikodesha. See, sometimes we compare ourselves to others. We have no idea the burden they carry for the blessings we envy. Ndavuze nti sometimes abantu twigereranya nabo nta makuru dufite ku mutwaro bikoreye uzana n'umugisha bafite udutera ishyari. Sinzi impamvu, sinzi icyo nariye uyu munsi, munyihanganire. Ureba afite uyu munsi ukumva urawifuje, afite urugo rwiza, yes, but honey, you have no idea intambara rwana bucece. You don't know what people go through, guys. You don't know what people you are jealous of, Jago. Ntabwo uzi uwo muntu ugutera ishyari icyo bimusaba kuba we. Stop envying the people you... Sinzi icyo nariye uyu munsi, munyihanganire. Ureba afite uyu munsi ukumva urawifuje, afite urugo rwiza, yes, but honey, you have no idea intambara rwana bucece. You don't know what people go through, guys. You don't know what people you are jealous of, Jago. Ntabwo uzi uwo muntu ugutera ishyari icyo bimusaba kuba we. Stop envying the people you... Sinzi icyo nariye uyu munsi, munyihanganire. You don't know what people go through, guys. You don't know what people you are jealous of, Jago. Ntabwo uzi uwo muntu ugutera ishyari icyo bimusaba kuba. But honey, you have no idea intambara rwana bucece. You don't know what people go through, guys. You don't know what people you are jealous of, Jago. Ntabwo uzi uwo muntu ugutera ishyari icyo bimusaba kuba we. Stop envying the people you should pity. Ndavuze ntirekeraho kugirira ishyari. Jealous of, Jago. Ntabwo uzi uwo muntu ugutera ishyari icyo bimusaba kuba we. Stop envying the people you should pity. Ndavuze ntirekeraho kugirira ishyari abantu wakagiriye impuhwe. Umenye ubuzima baba. Stop envying the people you should pity. Ndavuze ntirekeraho kugirira ishyari abantu wakagiriye impuhwe. Umenye ubuzima babayemo inyuma ya kamera, inyuma ya social media, inyuma y'amarido, watangira kubasengera kuko bateye impuhwe. Umva nkugire inama. Allow God to change your plans. I said allow God to change your plans. Emera Imana ihindure gahunda. Emera Imana ihindure plans zawe. Iyo liste wanditse ku myaka 25 ngo ndashaka kuba ari nge mukinnyi wa mbere wa danje muri Rayon Sport. Ku myaka 28 ngomba kuba mfite inzu yanjye, ntwara Range Rover. Wow. Nkorera byibuze umushahara w'ibihumbi 800 ku kwezi. My friend, forget those things. Ibyo byibagirwe. Sinkubujije gukora cyane, savinga, iga, minuza, njye gushaka indi certificate, gura ikibanza. But at the end of the day, nka Yosefu, niwisanga mu rwobo uzirinde kwijujuta. Niwisanga kwa muka Potifari ashaka kugusambanya no kukubeshyera, uzirinde kwitotomba. Niwisanga mu nzu y'imbohe kandi urengana, uzirinde the day. Nka Yosefu, niwisanga mu rwobo uzirinde kwijujuta. Niwisanga kwa muka Potifari ashaka kugusambanya no kukubeshyera, uzirinde kwitotomba. Niwisanga mu nzu y'imbohe kandi urengana, uzirinde kwivovotera Imana. Kuko igikora ashaka kugusambanya no kukubeshyera, uzirinde kwitotomba. Niwisanga mu nzu y'imbohe kandi urengana, uzirinde kwivovotera Imana. Kuko igikurikiyeho nukuba nde? Igikurikiyeho aho ngaho nukubiki? Ashaka kugusambanya no kukubeshyera, uzirinde kwitotomba. Niwisanga mu nzu y'imbohe kandi urengana, uzirinde kwivovotera Imana. Kuko igikurikiyeho nukuba nde? Igikurikiyeho aho ngaho nukubiki? Minisitiri w'intebe, hehe, ibwami. If I were you, I wouldn't be quick to call myself a failure simply because things didn't go according to my plan. Ndavuze ntimbaye wowe naba ndetse kwiheba kuko gusa ibintu bitagenze nk'uko nabishakaga.
nugenzura ugasanga wakoze icyo wagombaga gukora ku ruhande rwawe, atari ubunebwe, atari ubwenge buke cyangwa se ibyemezo bidahwitse wafashe, icyo wagerageje kikanga nuko kitari mu bushake bw'Imana ku buzima bwawe. So relax honey. Kuri njyewe umuntu w'umuhanga nubaha ni umuntu uzi kugendera mu bushake bw'Imana. Niba hari isomo nakugira inama yo kwishyura icyo bigusaba cyose ngo wicare mu ishuri iri somo riri kwigishwamo, wicare wige, ni isomo ryo kumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Why? Bikurinda guta igihe, bikurinda gutakaza amafaranga atari ngombwa. Uyu musore iyo umuzana imbere y'Imana umunsi wa mbere muhura ukavuga uti Mana, ndi kumva ntangiye kumukunda, ariko sinzi niba ari we wanteguriye iyi relationship nyikomeze cyangwa nyihagarike. Mubwije ukuri ko ubu ngubu uyu munsi hari ibikomere bitari ngombwa wari kuba wararinze umutima wawe. Byari kukurinda gutakaza amafaranga n'igihe. Nari umuhungu ugira plan. Hey! Njyewe Hussein njyewe nagiraga plan. Ariko mbere y'uko utera intambwe inshuti yanjye, jya ku mavi ubanza ubaza Imana, ufata umwanya uhagije ubisengera, wumva icyo Imana ikubwira mbere y'uko uta igihe cyawe, mbere y'uko wiruka ku kintu utazigera ubasha gushyikira. Kaye mumbwire inshuti zanjye, ibyo ndi kuvuga muri kubyumva? Iyo biza kuba ubwanjye nari kuba narakoze ibiganiro biryoshye ariko binafite umwimerere nk'uko nabitekerezaga. Numvaga ikiganiro cyanjye cyaba ikiganiro cyubakiye kugira ngo kigire abantu inama kinabagarure ku kuri, ariko kubera ko isaha y'Imana ntabwo iragera. Guys, wake up! Where God sees me. Umbaza ngo Hussein, imyaka iri imbere mu myaka nk'itanu cyangwa se umunani uraba umeze ute? Ndaba meze nte? N'abantu badakijijwe batumva neza icyo kwizera no gutegereza Imana bisobanuye, bashobora kugushyiraho pressure. My friend, wumve icyo bakubwira, ariko most importantly utegereze icyo Imana ubwayo ivuga. Niba ufite amatwi akora neza, umva ibyo ndi kukubwira aka kanya. Allow God change your plans. Emera Imana iguhindurire gahunda. Emera Imana ihindure gahunda zawe, kuko hari inzira itunganiye umuntu. Hari inzira itunganiye umuntu, ariko amaherezo y'iyo nzira ni iki? Ni urupfu. Uwo musore uramukunda byo gupfa, I know. Kumva ko wabaho ubuzima atarimo n'ibitekerezo byawe ntibibasha kubishyikira, I get it darling, I get it, ndabyumva. Ariko niba relationship yanze yire kuri gende, Imana yonyine niyizi impamvu. Ndabizi ko indoto zawe zari ukuba umwenjeniyeri, ariko nubona Imana iri kujya mu kindi cyerekezo, my friend, kurikira iyo nzira. Once upon a time nanjye nigeze gutekereza ko kuba umunyamakuru aricyo navukiye gukora, but here I am today. Reba hondo uyu munsi. So as long as you are sure koko ubizi neza ko aya atari amarangamutima yawe, atari desire zawe, atari ibyifuzo byawe, koko ari Imana ubwayo iri kukuyobora, follow, kurikira iyo nzira. Kurikira iyo nzira. Emera Imana ikujya imbere, kuko niyizi biri imbere. Petero nawe ati ain't no way. Petero ati turi ahangaha duhari? Ntabwo bishoboka, ntabwo twarebera gutyo gusa, nta kuntu wapfa duhari. Yesu ntiyabonye urukundo Petero yavuganye ayo magambo, ntiyarebye urukundo rwari mu mutima we rwatumaga adashaka kumubona apfa ngo ibyo bihindure plan Yesu yari afite. Ngo Peter, ndabizi urankunda, uzamfasha kurwanya aba bagome, no? Yesu yaravuze ngo get thee behind me Satan. Yesu yaramucyashya aramubwira ati njye nyuma yanjye Satani, jya kure, ceceka, wimbuza gukora umuhamagaro wanjye kuri iyi si. So abantu bashobora kuza mu ishusho y'urukundo kandi mu by'ukuri bagukunda byanyabyo, atari uburyarya, ariko ibyo bibwira atari ibyo Imana yibwira kuri wowe. I remember story y'umupasiteri umwe numvise, yari afite urusengero yakoreragamo umurimo w'Imana icyo gihe, hanyuma igihe kigeze Imana iramwimura, so yagombaga guhagarara imbere y'urusengero rwose, imbere y'iteraniro, imbere y'abakristo, agasezera akababwira ko ubu ari bwo bwa nyuma bamubonye kuko Imana imwimuriye ahandi. Mu magambo ye ati byari bigoye nanjye ubwanjye ijwi ryari ririmo ikiniga ndimo ndasezera, abakristo barababaye. In fact hari couple imwe nyuma y'uko amateraniro yarangiye, namaze gusezera amateraniro yarangiye abandi batashye, iyo couple yamaze nk'isaha yose umugore n'umugabo bicaye barira gusa, barira amarira ashoka ku matama atemba akagera mu ijosi. Pasiteri ati narabarebye nanjye ubwanjye numva agahinda karanyishe, ndongera kubaza Imana n'Imana, koko iki nicyo ushaka? Nta kuntu naguma aha hantu, reba intimba abo bantu mbasigiye. Ariko nari nzi neza ko numvishe Imana kandi nagombaga gukora nyine icyo Imana yambwiye. Numviye Imana ndasezera ndagenda. Pasiteri ati you know what, nyuma y'ukwezi kumwe, mvuze amezi angahe? Ukwezi kumwe. Nyuma y'ukwezi kumwe ya couple irampamagara iti Pastor, guess what,
nanjye ni what ya couple twagira ngo dufashe gushima Imana twabonye visa yo kujya muri Canada. Pastor ati nishimanye nabo kuri telefone ariko ikiganiro kirangiye ndavuga ni ukuvuga ngo ya saha yose mwamaze mu rusengero murira amarira ashoka ku matama n'ibimwira mwarize mwahogoye mubabajwe no kugenda kwanjye mwari mwamaze kwa applyinga musaba visa already mwari mubizi ko mutegereje igisubizo gusa ni ukuvuga ngo niyo mpindura gahunda nkahaguma ku bwanyu n'ubundi mwari munsige mukagenda niwe icyo nshaka kukubwira ni iki my friend wumva inama abantu bakugira ariko wowe wumvira Imana gusa kuko abantu ejo nibigenda nabi bazagusiga mu mazi abira bazakuramo akabo karenge bikomereza ubwabo buzima nibagera aho bagomba guhitamo bazashyira inyungu zabo imbere. So choose God first. Hitamo Imana. Wibagirwe emotions z'ababyeyi because let me tell you hari umuntu wabivuze neza ndabikunda ngo success has no permanent enemies. Hey, mu Kinyarwanda bivuze ngo iterambere nta banzi bahoraho rigira. Aka kanya abantu bashobora kutabyumva neza ibyo uri gukora ariko wowe ubaha Imana gusa ubundi ugenda ukore cyane umara gutera imbere. Abakubwiraga ko ufite ubwenge buke kubw'icyemezo ufashe nibo bazagaruka bakubwira bati nari mbizi kuzatera imbere, nari mbizi kudasanzwe. Success has no permanent enemies. Mvuze ngo iki? Ndavuze nti iterambere nta banzi bahoraho rigira. Ako kantu kandi kahana. Yanga ntuzabeshyera undi muntu wari we wese uretse wowe ubwawe. Ntuzabeshyera Imana kuko si yikubwiye, siyo yakubwiye gukora cyangwa gutangira icyo kintu in first place. Ariko niba ufite isezerano ry'Imana nshuti yanjye uyu munsi nje kukongerera imbaraga. Don't stop, don't give up. Uyu munsi uri kubyigana n'umugore n'abana mu nzu y'icyumba kimwe na salo ntuzi aho ubushobozi buzaba. But see, faith is that I don't have all the answers but God does. Faith cyangwa se cyo kwizera bisobanuye mu magambo make ni ukubona ko wowe udafite ibisubizo by'ibibazo byose uri kwibaza aka kanya ariko ukamenya kandi ukanizera ko Imana yibifite. I may not know the future but I know who holds the future. Njye ubwanjye ntabwo nzi icyahazaza hahatse ariko nzi ufite ahazaza mu ntoki. Humura umwana wawe azakira. Uti Hussein nawe uratubeshya ntako utagize. Ndavuze ntikikubwira ko umaze kuba umukristo uri mature ni ukubasha kurekura uburyo watekerezaga ibintu bigomba kugenda ukareka Imana igakora icyo yonyine ishobora gukora. Ni ukubasha kurekura igihe watekerezaga ko ibintu bigomba kubera. Muganga uzi indwara urwaye ni nawe uguha umuti ugomba kunywa akakubwira n'igihe ugomba kuwufatira. So Imana yonyine izi icyo ukeneye ni nayo izi igihe igomba kukiguhera. Imana yonyine niyo izi aho wari kuba uyu munsi iza kukwemerera ugashaka ku myaka 22 nawe ubwawe utarimenya utazi n'icyo ushaka mu buzima. Imana yonyine niyo izi cyari kukubaho iyo yemera iriya relationship n'uriya musore muri Amerika igakomeza. Si erega isezerano ry'Imana cyangwa se ubushake bw'Imana ku buzima bwawe ntibushingira ku Imana yavuze izakora gusa ahubwo bishingira no ku myitwarire yawe mu gihe utegereje. Afite urugo, afite umugabo, afite n'abana. Bamubaza imyaka ye nko muri interview kumva aravuze ngo nduzuza 25 ejo bundi. Wakwigereranya wowe ubwawe ugize 35 nta na kimwe mu byo afite urageraho. Ibi nibyo bigutera ishyari. Ibi nibyo bituma wowe wumva hari uri left behind, warasigaye inyuma. Sweetheart, utitonze neza iyi pressure ituruka ku iterambere ubona n'abandi, ubona n'urungano rwawe ishobora gutuma utangira kwiyanga no kwanga ubuzima bwawe. Ahangaha hashobora guturuka depression utarebye neza. Nubwo ku rundi ruhande ibi bishobora kukubera motivation igutera gukora cyane ngo nawe ugere aho abandi bageze. Ariko utitonze neza ushobora guhubuka, ushobora gukora amakosa cyane ndabwira uru rubyiruko rufite inyota yo kwamamara byo kugerayo vuba. Ukabona umukobwa mwiganye wanamurushaga wenda ubwenge mu ishuri, wakwitegereza neza ukareba kugira ngo abashe kugera ku byo afite uyu munsi nta kindi byamusabye uretse wenda gukundana n'umusore w'umustar gusa. We kugira ngo nawe uyu munsi aba ari umukobwa uzwi wamenyekanye ari umwe mu basitari ntacyo byamusabye, ntacyo yakoze. Ntabwo ari umuririmbyi, ntabwo ari motivational speaker, ntabwo ari talented mu bundi buryo, nta kindi yakoze kidasanzwe usibye gushakana n'umusore uzwi gusa. Bishobora nawe kugutera pressure yo gukunda abasitari.
nta nubwo nari nzi ko iki ari ikintu cyadanje kugeza igihe ejo bundi ubwo nari ndi muri therapy n'umwe mu bakiriya banjye utega amatwi neza mwitonze mwumve icyo ngiye kubabwira uyu munsi. Listen, we don't have the same journey in destiny. Turatandukanye, n'icyerekezo cy'ubuzima bwacu kiratandukanye, which means ko n'igihe tugomba kugerera iyo tujya kitangana. I can only say that you are ahead of me if you are going to the same place. Kai, ndavuze ni igihe cyonyine nshobora kuvuga ko ndi imbere ni igihe twembi njye nawe turi kujya mu cyerekezo kimwe. Tuvuge duhagurutse Kigali downtown muri gare, njye nawe duhagurukiye icyarimwe, wowe winjiye mu modoka ijya i Nyamirambo, njye ninjiye mu modoka ijya i Kabuga. Ntabwo ushobora kumpamagara ngo unyiryeho ngo umbwire ngo yewe sha njye nagutanze mu rugo rero imodoka yanyu ko yagenze gake byagenze bite? Njyewe ndi mu rugo wongeretse akaguru ku kandi rwose ndi kwinyuzamo kanido nirebera agafilime, keretse ubaye uri umusazi ahari. Nanjye kandi sinshobora kugira ishyari ngo urantanga kugera mu rugo. How? Wowe urajya i Nyamirambo nahiri, njyewe ndajya i Kabuga, turi kujya mu byerekezo bitandukanye. Obviously n'igihe tugomba kugererayo kiratandukanye. So mu buzima busanzwe cyane cyane iyo bigeze ku iterambere sinzi impamvu tutabibona cyangwa se tutabyumva muri ubu buryo. Ibaze iyo nza gushaka ku myaka 22. Uyu munsi nkubwije ukuri ntabwo Hussein ukuri wakabaye umuzi rwose no mu matwi yawe really. Tubizi utese wenda ubuzima bwawe bwafu niyo nama y'umunsi wari uyikore ku myaka 22. Ku myaka 22 nanjye ubwanjye nari ntarimenya talk less kumenya icyo nshaka gukoresha ubuzima bwanjye. Come on guys. So nahuriye n'uyu muntu muri Feruje, mbona ashaka gusiganwa, ashaka kuncaho, nanjye ndavuga nti okay, niba ari icyo ushaka nisiganwa ushaka, okay, let's do it. Nakijemo kabisa nanjye firing up, gaze nyikandagiraho, turasiganwa. Mu gushaka kumucaho I missed my turn. Mu gushaka kumucaho narenze aho nagombaga gukatira. Turasiganwa. Mu gushaka kumucaho I missed my turn. Mu gushaka kumucaho narenze aho nagaze nyikandagiraho, turasiganwa. Mu gushaka kumucaho I missed my turn. Mu gushaka kumucaho narenze aho nagombaga gukatira, ndarenze umuhanda ujya mu cyerekezo nari ngiyemo. Ubwo twasiganwaga we yarakomeje agiye yajyaga, mu gihe njye ndi gushaka aho nkatira ngo nsubire inyuma, nibwo nasubije ubwenge ku gihe nsanga ya competition, iryo rushanwa ritari ngombwa kuko narenze iyo najyaga, ndimo ndasiganwa n'umuntu tutajyaga mu cyerekezo kimwe. Hey, iyi nama y'umunsi nibwo nayirangiriza ahangaha. Ibyo maze kuvuga ubwabyo birahagije. Mbamubwire niba mushaka ko dukomeza. Reka ngusabe ikintu kimwe, mbigusabye mbikuye ku mutima. Iyi nama y'umunsi umbabarire byibuze uyumve inshuro ebyiri mu bihe bitandukanye, kugeza ibi bintu ndi kuvuga. Ndabizi wabyumvise maybe ibi bintu ndi kuvuga, ariko ndashaka kuyumva kugeza igihe ibi bintu bikwinjiye mu magufwa no mu misokoro. Kugirira ishyari mugenzi wawe ngo nuko akoze ubukwe mbere yawe, uzamwishimira umwifuriza urugo ruhire, ariko ntibizagushyira kuri pressure kuko urabizi neza ko ikibazo atari abasore. In fact ubishatse ejo nawe wararushingiwe, ariko si cyo gihe cy'Imana. Ndetse uwo nguwo si w'Imana yashimira umwifuriza urugo ruhire, ariko ntibizagushyira kuri pressure kuko urabizi neza ko ikibazo atari abasore. In fact ubishatse ejo nawe wararushingiwe, ariko si cyo gihe cy'Imana. Ndetse uwo nguwo si w'Imana yaguteguriye yaratandukanye. So ndakwinginze wifokasinga ku buzima bw'abandi cyane ngo ugeraho wibagirwa icyerekezo wowe waganagamo. Nawe wararushingiwe, ariko si cyo gihe cy'Imana. Ndetse uwo nguwo si w'Imana yaguteguriye yaratandukanye. So ndakwinginze wifokasinga ku buzima bw'abandi cyane ngo ugeraho wibagirwa icyerekezo wowe waganagamo. Again, let me balance this. Ku rundi ruhande, ibi ndi kuvuga bishobora kuryohera amatwi y'abanebwe, n'abantu batari bafite icyo bari gukoresha ubuzima bwabo in first place. Uraho wirirwa wirebera movie, waba umaze kureba nka filime 5 ku munsi, ukavuga uti ndarushye, ukahita ujya kuri social media scrolling up and down, kuri TikTok, kuri YouTube, kuri Instagram. Unyumve neza, sindi kukwigisha kwigaramira ngo ugere akaguru ku kandi. No, mbere na mbere banza urebe niba hari n'icyo uri gukoresha ubuzima bwawe, niki kigutwarira umwanya. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni uwuhe? I find it funny iyo umukobwa aje nkukungisha inama icyo yakora, dore ukuntu mugira inama njyewe ubwanjye.
aba muri aba banebwe ndi kuvuga ukwiriye kwisuzuma again. Reka kuri wowe iyi pressure y'abandi batera imbere wowe ukabona usigaye inyuma ikubere motivation yo gukora cyane. Umumotari wasanze umaze imyaka 3 mu muhanda amaze kuzuza inzu, wowe nta n'ikibanza ufite kandi mukora akazi kamwe, nta bana ufite wishyurira minerivali, nta murwayi ufite kanseri urwaje mu bitaro. Aha ni ikibazo. Nkunda abantu bagira ishyaka, nkunda abantu bakora cyane, nkunda abantu ndeberaho, nkibuka ko nanjye hari nshobora kuba ndi kujenjeka hari aho nasinziriyemo gato. Kandi rwose ntabwo iyi ngiyi ari competition, in fact abantu ni referaho cyangwa abantu ngewe nkurikira cyane, nta nubwo bari mu rwego rwanjye, ntabwo bari mu myaka yanjye. Niba abantu n'abantu nk'aba Les Brown, abandi ba motivational speakers, abantu ni referaho cyangwa abantu ngewe nkurikira cyane, nta nubwo bari mu rwego rwanjye, ntabwo bari mu myaka yanjye. Niba abantu n'abantu nk'aba Les Brown, abandi ba motivational speakers, n'abandi bantu bamaze kugerayo, ntabwo ari competition. Ariko iyo mbonye umusaza ugeze mu myaka 62 araye ijoro asoma igitabo, who am I? Ngende nk'aba Les Brown, abandi ba motivational speakers, n'abandi bantu bamaze kugerayo, ntabwo ari competition. Ariko iyo mbonye umusaza ugeze mu myaka 62 araye ijoro asoma igitabo, who am I? Ngende wo kuryama kweri. Banza ugenzure urebe wowe ikikubuza kugera ku iterambere ni iki. Ni time y'Imana? Ni igihe cy'Imana kitaragera? Cyangwa ni ukuri umunebwe? Iyo utangiye ikintu ntukirangiza. Watangiye gushaka perimi yo gutwara imodoka mu mwaka wa 2016 na n'ubu nturayibona. How? Watangiye kaminuza uva mu ishuri utarangije, nyamara ikibazo atari minerivali yabuze, ahubwo ari ibigare bibi. Isaha wavuze kuraza kubyukira ugasenga, ahubwo uwo munsi niwo uryamira. Utangira gusoma igitabo ntukirangize. You are too inconsistent. You have no discipline. Nta discipline ugira, nta self control ugira. Ni wowe ku kazi buri gihe uza wakerewe kandi ukaba uwa mbere mu gutaha, akaba ari wowe utaha mbere y'abandi bose. Warangiza ukagira ishyari ngo promotion mu kazi bayihaye mugenzi wawe waje gusanga mu kazi. Yes, umaze imyaka 6 ukorera iyo company, ariko se n'icyo umaze kuyimarira. Uramutse usezeye ukagenda, icyuho cyawe cyagaragara. Cyangwa mu munsi umwe baba babonye ugusimbura, cyangwa ahubwo bashobora no kutirirwa bashaka ugusimbura kuko nta kintu kinini wari umaze anyway. Ubwira Imana buri munsi ngo Mana ndashaka ubuzima bushya. Uyu munsi noneho numva ndi tayari, ndi ready for love. Uvuga kuri ready for love ariko uracyafite jumper, uracyafite umupira wa boyfriend wawe mu rugo. Rimwe na rimwe ucishamo ukawihumuriza ngo ndamukumbuye. Si Imana ntishaka ko wicuza gusa, ahubwo irashaka ko wihana. And regret is I'm sorry, but repentance is I'm done. Kwicuza ni ukuvuga ngo Mana mbabarira narakosheje, ariko kwihana ni ukuvuga ngo ndahindutse. Kwihana ni ukuvuga ngo you know what? I'm done. Kwihana ni ugufata icyemezo burundu. Kwihana ni ugufata imyenda yawe ugasohoka muri iyo nzu y'umusore mubana mutarasezeranye. Kuba yarakwambitse impeta muri fiance, I don't care as long as mutari mariye, ntabwo ari umugore wawe, period. Si abakobwa bajya bantangaza iyo baje kungisha inama muri relationship bazo. Okay, iwanyu mushobora kuba mutaragize company, warakuriye mu buzima buri aho wiciriritse, but baby you are expensive that company we are talking about. Wowe ubwawe uhenze kuruta company ya miliyari 2. How about that? Uganire n'abantu bake muri famiye yawe bafite ubwenge bagufashe kureba imico n'imyitwarire y'uwo musore ugisha inama. Reka pasiteri wawe amenye umusore uri kudatinga. Ikindi cya kabiri ugomba kumenya, simvuze ko ari deal breaker anyway, don't quote me, simvuze ko ari deal breaker, but at least you should know. Simvuze ngo mutandukane kubera iki cya kabiri ngiye kuvuga, but at least menya ya makuru. Mubaze uti is there any hereditary sickness in your family? Mubaze niba hari uburwayi buhererekanwa yaba afite mu muryango w'iwabo. I just wanna know. Haba hari umwana ufite autism mu muryango w'iwanyu? Mubaze uti is there any hereditary sickness in your family? Mubaze niba hari uburwayi buhererekanwa yaba afite mu muryango w'iwabo. I just wanna know. Haba hari umwana ufite autism mu muryango w'iwanyu? Niki kishe papa wawe? Umutima ni indwara ihererekanwa guys. I just wanna know. Ndi kwibariza gusa. Kurekana. Hari aho wanyumvise mvuga ngo mutandukane. Ngo ndamukunda nta. It doesn't matter. It's not love if you don't know, it's naivety. Ntabwo ari urukundo niba utazi aya makuru n'ubwenge buke. To 20 guys than giving 20 chances to the same guy. Woo! Hello?
mu kinyarwanda ndavuze nti siyo nama nkugiriye ariko biraruta kugerageza cyangwa se guha amahirwe abasore 20 batandukanye kuruta guha amahirwe 20 umusore umwe utegereje ko Rwanda ndavuze nti siyo nama nkugiriye ariko biraruta kugerageza cyangwa se guha amahirwe abasore 20 batandukanye kuruta guha amahirwe 20 umusore umwe utegereje ko azahinduka. Nari navuze ko ntari buvuge kuri marriage, ntari buvuge kuri relationship uyu munsi, but it is what it is. Nsigaye ngira isoni zo kwambarira umugeni kubera amakwe menshi maze gutaha. Njye mbona byanjye sinzi, ubuzima bwanjye mbona ntazi. Baby, listen, you can't lose when it's your time to win. Ndavuze nti ntushobora gutsindwa igihe cyawe cyo gutsinda cyageze. Dawidi yatoraguye amabuye 5 ariko yakoresheje angahe? Yakoresheje rimwe gusa. Why? Yes, Dawidi yari umuhanga kabisa, yari umuhanga ndabyemera. Ubwo yarwanaga n'idubu, yarwanaga n'intare, yari mu myitozo to the point ageraho masteringa kurwana. But more than that, igihe cye cyo gutsinda cyari cyageze. Wibuke atuye Goliyati hasi nibwo umwami Sawuli yabajije ngo hariyo uriya musore ni mwene nde. Meanwhile, wibuke ko Dawidi na Sawuli atari ubwa mbere bari bahuye. In fact, Dawidi yajyaga ibwami kwa Sawuli kumucurangiraga igihe wa mwuka mubi yajyaga muzaho. Ni Dawidi wajyaga kumucurangira ngo yongera acururuke, yongera atuze. So ntabwo ari ubwa mbere aba bombi bari bahuye. Ariko still yari ataramenya ngo uyu musore ucurangira neza gutya nkaruhuka ni mwene nde. Ariko umunsi Dawidi akata uruhanga rwa Goliyati, Sawuli yegereye umuntu aramubaza ngo harya uyu musore ni mwene nde. Uyu munsi arabiwanjye ibwami burundu, ntazongera gusubira kuragira intama. Why? Igihe cya Dawidi cyari cyageze, igihe cyo gutsinda cye cyari cyageze. So ntabwo it wasn't all about Goliath or whatever, it was also about David's time, guys. Igihe cya Dawidi cyari cyageze, igihe cya Dawidi cyari cyageze, igihe cyo gutsinda cye cyari cyageze. So ntabwo it wasn't all about Goliath or whatever, it was also about David's time, guys. Igihe cya Dawidi cyari cyageze. Baba jene cyane, we are hungry to make. Yes. So ntabwo it wasn't all about Goliath or whatever, it was also about David's time, guys. Igihe cya Dawidi cyari cyageze. Baba jene cyane, we are hungry to make it. Dufite inyota y'iterambere, turashaka ibintu byihuse, turashaka ibintu kuruta uko dushaka Imana. Oya, go ahead and try to be successful without God and let me know how that worked out for you. Gerageza ushaka iterambere ritarimo Imana, hanyuma uzagaruka utubwire uko wabigenje. Ntibizagukundira, I'm telling you. Maybe ushobora no kugera kuri ayo mafaranga, ushobora kuyashaka ukayabona, because guess what, nta kintu ku isi byoroshye kubona nk'amafaranga. Ati Hussein shaho nawe ujya ugabanya, ndakubwiza ukuri, ndaguha fact nk'amafaranga. Nkubwije ukuri ko ubaza amafaranga yakunyuze mu ntoki wakumirwa, wasanga ari we mukire wa mbere wigeze ubaho ku isi. But kugumana success, kugumana iterambere, aho niho ubwenge buri. Amafaranga umuntu wese yayageraho, ariko kuyagumana ayo mafaranga ushaka ushobora kuyageraho, ariko ntazaguha umunezero watekerezaga ko uzagira numara kuyabona. Kugumana success, kugumana iterambere, aho niho ubwenge buri. Amafaranga umuntu wese yayageraho, ariko kuyagumana ayo mafaranga ushaka ushobora kuyageraho, ariko ntazaguha umunezero watekerezaga ko uzagira numara kuyabona. Believe me on this. Amagambo neza ngo a lazy person is the man who prays for the things he's not ready to sweat for. Umunebwe n'umuntu usengera ibintu atiteguye kubirira icyuya ngo bizaza byizanya. You are joking. See, God hears your prayers, but he blesses the work of your hands. Imana yego yumva amasengesho yawe, ariko ihumugisha imirimo y'intoki zawe. Work of your hands. Imana yego yumva amasengesho yawe, ariko ihumugisha imirimo y'intoki zawe. You are joking. See, God hears your prayers, but he blesses the work of your hands. Imana yego yumva amasengesho yawe, ariko ihumugisha imirimo y'intoki zawe. Wumvise neza ibyo mvuze? Reka ngo amasegonda 2 ubanze ubitekerezeho nanone. Yaka igomba kwerera. Imana niyizi igihe izaguhera icyo kintu usengera amanywa nijoro. And can I be honest with you guys? Sometimes delays cyangwa se iterambere ry'umuntu, iryo terambere utari kubona, bishobora kuba atari nuko wenda igihe cy'Imana kitaragera, ahubwo you have refused to grow up. Wanze gukura, ukura mu myaka gusa, ariko mu bwenge wapi?
Imana ntabwo iturinda ibibi gusa bishobora kutwangiriza ubuzima, ahubwo Imana kitaragera, ahubwo you have refused to grow up. Wanze gukura, ukura mu myaka gusa ariko mu bwenge wapi. Imana ntabwo iturinda ibibi gusa bishobora kutwangiriza ubuzima, ahubwo iturinda n'ibyiza bitaragera, ahubwo you have refused to grow up. Wanze gukura, ukura mu myaka gusa ariko mu bwenge wapi. Imana ntabwo iturinda ibibi gusa bishobora kutwangiriza ubuzima, ahubwo iturinda n'ibyiza tutaragwiza ubwenge bwo kubasha kubimanaginga. Ikibazo cyanjye uyu munsi ni, what if there are some blessings that are passing you by because of your immaturity? Ibaze hari umugisha ubaye uri kuguca mu myanya y'intoki kuko gusa wanze ubwenge bwo kubasha kubimanaginga. Ikibazo cyanjye uyu munsi ni, what if there are some blessings that are passing you by because of your immaturity? Ibaze hari umugisha ubaye uri kuguca mu myanya y'intoki kuko gusa wanze gukura. Urimo urasaba Imana akazi kaguhemba neza, ariko ejo bundi mu diaspora mwiganye agize atya koherereje ibihumbi nk'ijana, ariko ikintu cya mbere wakoresheje ayo mafaranga ni ukwirukira muri salo kwitezaho inzara no kugura makeup. Nta kazi ugira, ntujya gusenga buri cyumweru, izo makeup nizo kwitera ugiye. Iyo myenda idahesheje Imana icyubahiro niyo kwambara ugiye muri club, muri party, mu birori. Ati Hussein, ntabwo uzi ibigezweho, ibyo ngibyo aribyo bigezweho ku bakobwa cyangwa ku bahungu. Sawa, uzabanza ureba abantu bakugira inama nk'izi ngizi ubuzima babayemo mbere yo kuzikurikiza. Urashaka ko Imana iguha umugisha, nyamara uracyakora birthday party y'ibihumbi 500, uri kwirirwa stress abantu. Ejo bundi mu cyumweru gitaha ku wa gatanu azaba ari isabukuru yanjye, so uhereye ku munsi wa mbere w'ukwezi uvukamo usabiriza impano, usabiriza amafaranga, ngo buriya ushatse wakohereza akantu ngo mbwira ngo mobile money yanjye, dore ejo bundi azaba ari isabukuru yanjye. Grow up baby, grow up. Kurava mu bwana nk'ubu ngubu ku myaka ya 27, uri umusore ugendana ibituta 3 ku mutwe, wateye ihina inzara zose, wambara pocket ipantaro iba yenda kugwa mu muhanda, igenda irereta, uhekenya ibintu by'ibishikarete mu modoka, muri bisi, unukira abantu ibyuya, umaze iminsi 3 udakaraba. Plan yawe ufite y'ubuzima bwawe uti mbonye amafaranga nahita njya kwitezaho indi 3, nahita nshyiraho indi 3 waje hano ku ijosi, ahangaha kabisa 3 waje k'inzoka kamanutse gutya. Iyi niyo mishinga ufite mu mutwe. Grow up man, grow up. Kandi ikinshengura umutima kurushaho nuko hari umwana w'umukobwa uza kugisha inama y'icyo yakora ngo umusore nk'uyu nguyu amwambika impeta babanye. No sense.